aransiga ese ko aba yabyiteguye njye natekereje ko umuntu ari kuganira ari aho ngaho njye kubona mbona umuntu ari kwirukanka abaciyeho nanjye ndamubura nyirutseho ubwo nyine aransiga sinabuye yarengeye ntayo mfite nese ndayikurayo n'amafaranga bari boherejeho uzi ukuntu angana mama yohereje amafaranga menshi ntabwo ari munsi ya 300. ese be ubuze n'abantu ubwira kuko ngo bakwirukanyire kuri uwo muntu koko none biragenda gute hari igiceri cy'ijana dusigaranye so mbwiye ko bya bitanu naguhaye wabimaze nta kintu na kimwe dusigaranye mwaribiswende ngira ngo ntari muri mwamenye no koza amakariso wapi nari mukuru ariko nyine narakoresha imbuga nkoranyambaga cyane byabaga biraho mfite nk'abafollowers 10,000 wari uzanye nana mu kamodoka k'umutuku tugiye gukora utuvido na Jojo kwa DJ twari twazikoreye kwa DJ ahantu yari atuye nkubwira ikintu rero misinga reka nkubwira ikintu misinga wa mukobwa we n'ukuntu ukunda kwiyemera n'ukuntu wiyumva ase ndiyemera cyane ariko ndabikunda kandi uriyumva uriyemera kandi n'uri umwana mubi erega ibyo bintu biragoye iyo personality iragoye hari umuntu wiyumva agahita niyemera yarangiza akabikora nabi abantu bigasa nabi imbere y'abantu bakamwanga abantu bakamwanga rero icyo kintu tugihuriyeho ni nkanjye njyewe niyo nakwemera gute niyo nakwiyumva gute niyo navuga ibiki abantu ntibanyanga ongese go sinzi nyine nk'uyu mujyi wa Kigali iyo uri umukobwa ni wiyemere cyane wiyumve barakumenyera urabona ko barimo baranakuvugira ngo ntabwo Divine yiyemera Divine ntabwo yiyemera nyine biterwa n'abantu n'umuntu wabonye ko namwiyemeyeho ariko nyine ntabwo niyemera Divine ni icyambere ni urunyamahane Numva Divine ni ikinyamahane chenyewe ese ubizu Divine uzi kangahe nkumenye ndeka rero manze mabwire mwabanyarwanda ntabwe jewe amabanga mfite yo muri showbiz niyo bamfunga nkamara imyaka 10 muri showbiz yazajya sohoka ngoma mbwira abantu basohoka nkavuga ati mugende mushyire yakangaka Divine yambwiye uko nguko nkavuga yambwiye uko Bruce Melody yambwiye uko The Ben yambwiye uko Muyango yambwiye uko Muheto yambwiye uko nkagenda mbisora ubu ngubu urufunguzo rwa showbiz impamvu kimeze neza ni ngewe mbese namahane ngira wari wumva narwanye n'umuntu mbwiye nabi ko abari unyiyenjejeho uyu Divine ashobora kumpamagara akambwira amatiku ya showbiz yose mu munota umwe arakaye ako mbanza yahe ni yakutazi nayo mbanza ariko si wowe gusa ikibazo so erega mwese mwangiza akabati kandi muravubuka mwarangiza mukavuga ngo sinda akabati oya mbeshyera nje si tuvuga iyo turi kubana ni ibintu wambwiye vuga ibintu wambwiye angabivuge Divi suku cyasha dibu cyambwiye ngo mvuge ibintu byacu aho mba mwizeye iki nacyasha dibu cyarambwiye ngo mvuge ibintu ngo wambwiye mpita ndabivuga kandi kiravuga ngo dore ngo umuntu w'umugabo ngo kandi ngo gute mushobora kuvuga ibintu nk'ibyo ngo ntabwo nabivuga abanyarwanda ugiye duherukira kuvugana nakubwiye njyema numva twiganira ibindi bintu noneho wowe tuba tuganira n'ibindi bintu atari ibyo muri nta na rimwe tuvugana n'umbwira amatiku oya udutiku two ducamo duke ariko ntabwo ari twinshi ariko tutari utw'amahane ko nta mahane ngira uyu Divine niwe mukobwa wenyine utinyuka Titi Brown wenyine na babena na Jojo yavuze na Titi Brown yavuze na ka Jojo kahita kagira gutyo ngo kahita kubika umutwe Titi Brown ashobora kuvuga Jojo akamusubiza
amusubiza urabesha nese yabavugaganira ubuhari no baraganye kuganira ibintu bizima ariko katuvuge Titi Brown abwiye Jojo shira ico gikombe hariya aka ntabwo ibyo bintu yabikora ntakarega umunsi ubwo se niyaga kubishinshi n'iki agira ute ako are you crazy doramahane nawe kuvugira nanjye nkeneye umugore nkawe baye ubushaka kuza abantu broski ntabwo ukirira ku mugabo wawe ese ko atagutera inda abutegereje iki asizo nda murazijyana hehe reka kariya gahungu ni gakuru ntago ari mukuru asejya uvuga umusore uzi ko Jojo yasohokanye na Pamela barasohokanye basohokana he boyfriend girlfriend ubwo rero Jojo atera amashabu ikintu icyo ari cyo cyose kiri kodinze ibyo bintu bikatemo nubishyiramo ibyo bintu mvuze ndahita nza ngukubite strike nibo bwamenye nzakubita ka YouTube jewe ibyo bintu nyambi postinga oya ndavuga hari umuntu uri ko abantu baguma bari codinga bashyira kuri YouTube oya nta muntu ngewe umuntu uri codinga live zanjye abafite ibibazo ntago ngewe nkunda umuntu postingira ibintu ntashatse ko aba postinga urayita ngenda ahita mbikubita strike nguhaye agati kare ni abantu mo ntabwo ari benshi ubundi mba nifite imbaga z'abantu ubuzi ko nakazi ubukazi bangazi ariko ndago bizi ubwo rero ubwo yabatera amashabo ubwo yabatereta bagashaka bagakora ubukwe nawe nzaza nkurongore bavuge ngo Jojo yasohoka ngo Divine yasohokanaga na Jojo azaguma aho ngaho asohokana namwe bo barongora ese ko wabaye inzobe kandi wari igikara ko kiwitukuza njyewe nitukuza are you sure turebe intoki kugira gutya nureba ko witukuza oya utu ni twa tuntu dusa none ibaze ko nta na filiti irimo niwe muntu wa mbere intoki z'umuntu utitukuza wese ako ahantu uba n'ahantu mba bihuriye nawe tubaye muba muri Canada ahantu hatagera izuba twebwe izarira gukubita ngo iki njyewe reka mwereka amavuta nisiga dorani no ku meza urekera kwitukuza abantu imwe ya made in Rwanda ni nako nisiga ku munwa kwa najya nitera makeup zingira nisiga Movit ese urakibana keba nayo nese ushaka mbane nande ayo amafaranga ukorera ntabwo ahagije ku buryo wakodesha inzu imeze gutyo ubizi ute sugar daddy nese hari uwanze sugar daddy se ugira imana aramubona shadu abakobwa bababuze hano muri Kigali ese gute ugira sugar daddy ukagira njyewe nkubwiye ko ngira sugar daddy ako kuki usuzugura ibintu byo kubyina utumva bivamo amafaranga ubu nabura turwasa ku kwezi ntaganane ariko wamugane twese ntiwazibura none se ariko aba vixen ntayo wabona biterwa na standard y'umu vixen ariko se aba vixen ko bajya mu ndirimbo rimwe indirimbo 3 bakaba bakwanze ariko twebwe turabyina mpaka uwase Bianca ntabwo uramukunda igore cya Titi ya Bianca uracyemera nta munsi twavugana ntumuvuge impamvu ngikunda urakizi njye nkunda abantu mbakundira ibintu bitandukanye nshobora no kubona ari urugo cyane nkarukundira icyo nawe ntukita abantu ibigoryi ntuse Bianca si cyo ikigoryi se gisa nka Bianca
kiriya gikobwa cy'ikiyobe cyiza kuri kuba umuntu ari mwiza bitandukanye nuko yaba ari ikigori. Oya Bianca azi ubwenge mani, no mu bakobwa bazi ubwenge Bianca ni uwa mbere. Bianca mupungira ibintu erega Bianca gute bashobora kukwaka umugabo zuri shuwa. Buriya titaracyasubirayo. Oya uri shuwa ko yari umugabo we. Kandi ibintu ubundi Divine avuze ababizi neza. Oya ndakubwiye uri shuwa ko ari umugabo we. Titi Brown bamufunga, girlfriend we yari official, yari Uwase Bianca. Noneho Titi baragifunga, Uwase Bianca aguma imihanda, aguma nk'upfakazi. Wakibwira Fifi kigahita kiriza. Nigeze kubiyamagara bijye kugenda kubyina barakizana. Ndakibwira we bitugana. Ndakibwira ati bitugana kira nyina rukuntu ngiye nyina avuga nyina nk'umusirikare gatwega harukuntu nyine. Winigishijwe ijwi. Ndakibwira ati we nibite. Kigahita nk'igipfaka. Abantu nyine ibindi bikogwa bujya ibikorwa nk'umunani ariko shaho. Ntuzahure n'ababyinnyi b'inyamirambo uzi ko nibwo bwa mbere nyine nari nateka isafuriya urabona rwa rusafuriya rwo ku bukwe kandi bwo mu cyaro babyita muvero natetse muvero ndavuga nabanje nteka like mu isafuriya isanzwe nini ko yabarakobwa bageze nko kuri 7 nteka mu isafuriya ngura nyine n'ububye ndababajije ati mu mwiki ati mu mwabyeyi ndavuga ati abakobwa njye se nshaka gukoresha abakobwa bakagenda bavuga ngo dumba ngo nabafashe nabi n'iki gatumwa byerate ati ndamutse nuko cano yawe igaburika nanywesha kanishyura neza inde cano yawe ngo cano yawe iri monetize ako gasirenge nakuzi nicyo biba bimenya ngo cano yawe iri monetize iyo uzi gufata neza abantu iyo ugaburuka nanywesha ukanishyura neza cano yawe iri monetize cano yawe iri monetize none ibikorwa ndavuga ati oya ariko ngende mu diaspora wihagazeho utema ibiti ariko ibiti ubizi gute ntabwo ibyo byumva afite channel se mfite channel Aristide ya Danger inatwika ntabwo itwika anyway channel nyiraga itwika ariko iri monetize nje nari mbivuze mu buryo bwa nyine bwa bor igezweho bw'imvugo igezweho jya wihisha gutyo akurabona ukuntu mfite cyapinye apenya zaheye ubu hari nk'umukobwa ugukunda mana we hano ukuntu ariko hano ukuntu uba mfite pinye mana nta pinya ndazikurusha abonye mwana ujya gym so ibikobwa ndabibwira ati reka mbatekereho mu isafuriya mbwira umukozi aho ngaho niteka nigize sexy nyine mbona ibikobwa hari ukuntu nyine ubona ibikobwa ukavuga ati ibikobwa ntiwamenya nshobora no gukuramo kimwe tonight urumva nkavuga ati abana abakobwa bo mu Rwanda ni gake ushobora gusaba umukobwa w'umubyinnyi ari mubi ashobora kuba ari mubi nkawe urabona ntabwo uri mwiza cyane ariko nyine urakurura ushatse kuvuga nkawe nagusaba nyine ntabwo uri mwiza cyane ntabwo ndi mwiza nta nubwo ndi mubi ibintu byose byanjye biri mu wayene urabuzabuza oya ntabwo mbuzabuza nayo ngiye kugutuka nyine ngende medium nuka wantutse nakwigize ntuka oya ngende medium uri medium no Divine urabuzabuza gute se wari wambona ni uzi umuntu ubuzabuza ukuntu aba ameze kozi ndimo ndakureba
nkareba umeze nkaho uri cyiza nkabona ndimo nakwitegereza gutya nkabona ko atari cyiza se cyane nyine nibyo nkubwira umva nkubwiza umuntu buzabuza ni wa muntu utasohoka atiteye ibi make-up atashyizeho ibirashezi bigera iriya ariko njyewe Divine ikintu nkora ni ukoga nkogosha nkambara neza nkasuka nkigendera isura yanjye ikamera neza ubwo koko nababura kuba mwiza gute ubwo naba mbuzabuzaye Divine urabuzabuza urumva rero ibikorwa ndavuga ati ibikobwa rero harimo igikobwa nk'ahangaha nka kimwe nshobora gukuramo mpita nsimbukana nimugoroba reka rero nigire sexe nteke ndumva shange ndateka aba ari wowe witeka manigira aba ari wa